Umwaka mwiza ko tudaherukana ko tutaravugana kuva uyu mwaka watangira, kandi ibihe byiza ku nshuti zitandukanye n'abavandimwe nabo ubonye iyi video, ndakwifuriza ibyiza byinshi mu mwaka wa 2023. Nizere ko umwaka wutangiranye ingamba nshya ndetse n'ibintu byinshi wifuza guhindura. Ndabizi neza ko bimwe mu bintu wifuza guhindura harimo ibijyanye no gushaka ubumenyi, gusoma ibitabo ndetse no kureba ibintu hobbies, gushaka ibindi bintu bisa nkaho byakunganira mu buzima. Rero niba uri uwo muntu wari wariyemeje ukavuga uti njyewe 2023 nzajya nsoma igitabo ku kwezi, niba uri wa muntu avuga uti njyewe ku mwaka nzasoma ibitabo 52, niba wariyemeje 20, turi mu cyumweru cya gatatu cy'ukwezi kwa mbere, dore nturaterura icyo gitabo ngo kivane aho wagishyize uvuye kukigura, dore nturakora akavumbi, cyangwa se uri umwe mu bantu bagitangiye ariko baheze kuri page ya 5 kubera ko ari soft, kubera ko se wabuze umwanya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Dore rero inyunganizi naguha kugira ngo byibura ugire icyo uhindura cyangwa se byagufasha. Ubundi nashaka kuyikora iyi video nka anti uri strict, ariko reka mbitange mu buryo buri sa nkaho buri simple. Nikiriza ko ibintu byo kutangira gusoma ibitabo cyangwa se gukomeza gusoma ibitabo ni ikintu umuntu yiga nk'ibindi byose, n'akamenyero ugira nk'utundi tumenyero twose. Niba uri umuntu uvuga uti se njyewe nzajya nywa amazi inshuro 5 ku munsi, ni ukuvuga ngo ni ibintu wagiye wishyiramo uko iminsi itambuka, ukamenya ko conscience yawe ikagira ako kantu kameze nka kari automatique kubwira ngo isaha yo kunywa amazi irageze. Ni kimwe rero no gusoma ibitabo. Icya mbere ndi bukubwire wenda se nk'inama nakugiraho nuko gusoma ibitabo ntabwo wakabifashe nk'ahari ibintu bya hatari, ntago ari intambara, ni ibintu bisanzwe. Ni nkuko navugaga nko kunywa amazi, ni nko gukora siporo. Ntabwo ntekereza ko hari umuntu ukora siporo yumva ari ibintu by'intambara, kereka se niba hari nk'igice runaka ugamije kuhindura ku buzima bwawe specific mu gihe runaka wihaye, ariko ubundi wakagombye kwifata nkaho ari ibintu biri relax, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu ukora nka fan. Ntabwo yego knowledge izamo, ariko iyo utangiye usoma wumva ko ari fan uzanye mu buzima bwawe, cyangwa se ushaka kwibuka ya fan wagiraga ku bwonko bwawe bwari yagutingaga umaze gusoma page imwe. Ntekereza ko icyo wahereyeho uyu mwaka wongera gusubiza amaso inyuma ukibaza uti ni kubera iki nshaka gusoma ibitabo. Icya kabiri rero navuga nuko niba uri umuntu byananiye gusoma ibitabo 5 muri 2022 ukumva ko ugiye gusoma 10 muri 2023, ugomba kuba realistique nawe. Ugomba kwicara ukavuga uti niba narabuze umwanya wo gusoma ibitabo 5, niba narabuze umwanya wo gusoma igitabo kimwe mu 2022 byapfiriye he, cyangwa se uwo mwanya nawe ukuriye he? Ufite ni system uhindura. Ntabwo uzakomeza ngo urebe filme amasaha 6 ku munsi 3 2 ngo uzabone umwanya wo gusoma igitabo. Genda muri ya system yawe, urebe ikintu ushobora gusacrifice, urebe ikintu ushobora gukuramo for the sake of gusoma ibitabo. Amasaha arakene 28 ntabwo yahindutse, ntabwo yiyongeye kugira ngo bakongereho isaha imwe yo gusoma ibitabo. Rero hindura system yawe. Niba uri umuntu se waryama gatinze, ryama kareho mbere y'iyo saha kugira ngo iyo saha yindi uze kuyirekipera usome ibitabo. Niba ari umuntu waryamaga kare, noneho reba uburyo iyo saha yo gusoma igitabo wayashyiramo. Ufite nuhindura system yawe, nuhindura uburyo wasomagamo ibitabo bizagufasha. Urugero, ndangije gusoma hafi ibitabo 3 kuva uyu mwaka watangira. Iki ngiki nigeze nindangiza gukora video, ntekereza ko ntirangije, ndicara nkirangiza. Ukuntu mbigenza hamwe n'izindi responsibility, ntago ari njye ufite responsibility nyinshi kuruta abandi, ariko nzi abantu bafite abana, bafite amashuri, bafite akazi, kandi still babona umwanya wo gusoma ibitabo. Ni ukuvuga ngo umwanya wa televiziyo njye narawugabanyije. Kwa kundi umuntu areba amaseri n'ibiki byose, nijoro ntago nkireba filme. Aho kugira ngo ndebe filme, fata igitabo cyanjye maze gufungura, niba n'ibindi bintu byose mbirangije, nkicara ku gitabo then ngasoma ubundi ngasinzira. Urwo n'urugero nari mvuze. Niba ugomba gusacrifice umwanya maraga kuri TikTok, niba ugomba kwigomwa umwanya maraga kuri Instagram, please
bikore, kuko nutagira ikintu uhindura, ofite mu magambo make, nutagira ikintu uhindura mu mikorere yawe, mu buryo umunsi wawe wagendaga, n'ubundi ntabwo bizagukundira ko ubasha kubona umwanya wo gusoma. Icya gatatu ni kigiye kumera nk'icyo navugaga, ni fix, gira igihe uharira gusoma. Tuvuga uti mu gitondo ngiwe nimbyuka, mbere yuko mfata telefone, cyangwa se nimara gufata telefone nyuma y'iminota 30 maze kurambirwa, hari ukuntu scrollinga ukagera aho ngaho ukananirwa, ninumva maze kurambirwa nzakurura cya gitabo, swate mu gitondo, swate saa sita ugiye ku meza. Hari abantu bajya ku meza ari bonyine bitewe na systeme naho ukorera. Niba uri umuntu wicara ku meza ufata iyo break uri wenyine, vuga uti muri break yanjye ndasoma igitabo. Nimugoroba niba ugiye kuryama ubanza isoma igitabo. Inama ya kane rero, have goals, ugire na plan, gira intego. Ndabikunze ko wihaye intego avuga uti ngewe uyu mwaka nzasoma, uyu mwaka ndashaka knowledge, ariko se plan ufite yo kugira ngo bigereho niyi. Nekeza ko iyo plan isubira kuri ibyo navuze mvuga. Ubundi niba uri umuntu wenda se ufite igitabo tuvuge gifite page 400, niba uri umutangizi tangira ku gitabo cya page 50, ibyo bitabo birahari. Fata ntabwo mfite sticky note, ariko fata nk'agapapuro nkaka, tuvuge niba utabona n'ahantu yigura, tuvuge niba se kuyigura ziriya notes, ziriya sticky notes, niyo kukagura ari iyindi expense udashaka kongera ku byo kugura ibitabo, fata agapapuro nkaka, noneho ujye mu gitabo cyawe. Iki gitabo gifite page 320, noneho uvuga uti ngenda ndashaka kugisoma mu byumweru 2. 320 nugabanya iminsi 14, ndumva ari hafi 30. 30 uzagisoma page 30 ku munsi. Noneho ufate kagapapuro kawe kamwe cyangwa se 5, urumva ko ukeneye byibura udupapuro 14, ujye ugashyira ahantu uvuga uti page 30 zirahangaha, usome, noneho ugakuremo hajye kuri za zindi 30 naho washyize na 30. Ufite ibyo nabyo ni kimwe mu bintu bizagufasha. Gira plan y'ukuntu uri gusoma igitabo cyawe. Niba udafite umwanya wo kugisoma kiri hard or soft, hari ama audiobooks, ni ibintu nkora mvuga zirahari, nazo wazibona zikagufasha. Icya gatanu rero ari nacyo ngiye gusorezaho, ni nanone kigiye kujyana n'ibyo ngibyo, ariko ni ukuvuga ngo goal yawe yo gusoma ni iyi. Ushobora gusoma nk'umuntu ushaka knowledge. Abantu bari mu ishuri usoma kubera ko mwarimu yavuze ngo reporting, ukoreho resume, ubivugeho muri make. Abantu bari ku kazi hari igihe muri systeme cyamuzanye bikaba oblige ko mwiga, ariko noneho tuve kuri icyo kintu cyuko dufite ubuzima buri busy deja, ufite ubuzima buri professionnel, ufite kariyeri igusaba kwiga ibintu. Noneho utekereza ko ushobora gusoma igitabo kikakunganira. Nubwo ngo kugira ngo wumve ngo ugiye gukonsoma, ugiye kunywa amazi, voilà, ugiye kunywa amazi, reba jus, sibyo? Jus nayo igira umumaro w'amazi nubwo atari amazi, ifitemo n'amazi. Icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo soma kugira ngo winspiring ibitekerezo byawe, atari kuvuga ngo tout simplement wongeye gusoma ngo atomic habits kugira ngo nyimwe. Hagati aho niyo twahereyeho ukwezi muri book club, ngo ngiye kuyinywa ngo ibintu byose bavuga mu nzajya mbigenderaho kuva kuri 1 kugera kuri 2. Oya, reba system yakoreye James, niba yaramukoreye ibe inspiration kugira ngo nawe hagire ibindi bintu uhindura muri mu mikorere yawe, muri mentalite yawe n'ibintu bitandukanye. Ni kimwe n'amahomance n'amafiction. Nikiza ko igitabo cyose mpora mbivuga, niyo yaba ari cyo guteka, niyo yaba ari cya sport, niyo yaba ari cyo kwiga koga, ni ibintu biguha inspiration kuruta uko wavuga uti ngewe ngiye kubinywa. Muribuka mu mashuri hari ukuntu uvuga uti ngewe ndabinywa. Kubinywa urabinywa bikarangira gutyo, ariko iyo ari ikintu usomye kigasa nk'icyungana ibyo wari ufite, kigasa nkaho kitanga inspiration ku byo wari ufite, biragufasha. Anyway, ibihe byiza rero, ni video duhereyeho nayikoze kugira ngo mbakangure, nongere ngo nkubwire ngo birashoboka, ntaho turagera, iminsi n'imike turimo mu mwaka pe, reka gucika intege, ni ibintu bishoboka. Akanyuma telefone yawe yagombye kubira ahantu kure. Niba uvuga uti ndabloka mu gitondo cyangwa ndabloka nimugoroba, nukuri hanganira telefone, apana kwangura iminsi silence. Oya, ijyane mu kindi cyumba, yijyana ahandi ahantu udashobora kuyigiraho access. Niba ari kwa kundi yaka ka message kaje ku buryo utari bibone, ni ibintu biri bugufasha. Ni ibihe bitabo rero urimo urasoma muri uyu mwaka? Ni biki ufite kuri liste yawe wifuza kuzasoma muri uyu mwaka? Mukomeze mugire ibihe byiza rero. Ubutaha turi kumwe icyumweru gitaha dusobanura igitabo 0 to 1. Bye.